y'ibihe ahishe byinshi ukuri none n'ibigutesha ahazaza hawe kuko ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe ahishe byinshi nyuma y'ibihe haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe ahishe byinshi nyuma y'ibihe Mana ubwo abantu mukire mugeze mutima unone kuryama kuri maturuje kuryama hatu gusinzira ambwe bana bakire barambirwa vuba abone rushe kuryama kuri byo maturabya ukashaka kuryama ku gasana dore mu muhero ni hariya rero mana ntufate hose waza amafiriti nyine ngaho agenda turi kumwe nawe bisa kandi nuryame muri VIP tankorera kuri VIP wa kintu cyama sinzi ibintu babahaza yaruhaje yarumayanda muzi asoso ufitanye kizahino gatsero umutugi n'Rwanda. Allo? Ego Gustave. Gera ku muryango wa kabiri. Urahasanga wa muhungu wanjye arakureka winjire namaze kuvugana nawe. Okay. Yesu. Se nukurara wicaye. Kuki utajya uryama ufite ibihe bibazo koko. Ngewe rero kwa kibasumba. Aho wanjye ni mu nzu y'ibitotsi n'amahoro gusa. Uje wanjye niba afite ibibazo nk'igihumbi araryama agasinzira. Mana yanjye hari ikibazo wigeze ugira se nijoro. Kibazo nta kibazo mfite. Kana kimwe ahubwo usanze ndiho ndibaza. Akose ubundi nkora nibyo. Uranyicira style. Ndi kwica style sha. Kigeze utirumucya. Sanze ndiho nibaza ineza wangiriye. Buriya rero ni hano narinje. We narinje ahangaha. Kiza amahigura nkinguri. Urankunda se? Yeba. Kukiza utari warabimbwiye. Cyose we ntago wajya go nabibona niyo wasaba kuri butike. Simbizi nago ndeba akajisho keza ariko sine icyo ushatse kuvuga. Ese ubundi niki cyari gitumye ujya kurara mu iduka? Abagore banyu baba baretse bakagira ikibasumba nabifatira ugasanga baramvuza hinduru wasanga ejo umugore waje kumvuza hinduru ngo kibasumba nagutwaye ndebera ese uyu mwenda wawe waheruka kumesa ryari ko sibiri cy'abagore bikigera ibyihorera gusa genda vuna bungu kuri kibasumba uzongera kukwegera zambona baragiza ngo kibasumba nabatwaye sha kankinde araza kuzana induru ngo naraye hehe uzambwira wabyihorera ngiye reka nkubwire hajya uruza kumvuza hinduru zanyara mu mondo zirirwa zinanirwa gufata abagabo babo neza barangiza ngo agiye kibasumba ahubwo reka nkwereka ubudasa nkwereka ubudasa nkwiteho ubundi agatega turike we byo bindekere ahubwo wakoze ka breakfast ndashonje wankamuye neza kanze nkuzanire nzanira n'ukuri uzi ibintu wanko reka nze nkuzanire akantu fata grapo vuba twongeye tuyo kuntu twongera twigenza rwese urakanyara kankindi Ariko Gustave we ushobora kumbwira uburyo wampagarikira urugendo jewe Rega nanjye ntago ari njyewe ariko niyo mpamvu yatumye nzinduka ngo nze kukureba nkubwire murebe ukundi kuntu mwabigenza. Yego nagombaga kubikora.
Halo. Gervais. Ngwino none aha ngaha mu cyumba iwanjye. Yes, ngwino none aha ngaha hari akazi tugomba guhita dukora muri kino gitondo nta kindi kintu kirahinduka. Yes, ngwino ibintu byose ndabikubwira ugeze hano ntabwo ndabikubwira kuri telefone. Banguka. Baramutse ndashaka ikiro cy'umuceri. Haramutse ariko we kira cy'umuceri muri iki gitondo abantu waburaye kuzindutse urya. Ahubwo se kuramutse uvuga nabwo niwe waburaye urira. Ntarya se urabona ngewe ntindahaye nkabo. Abantu bameze nk'abasabiriza. Jya kwindi bati kureba ko. Iyo nzara ahubwo si amahoro. Ntabwo ari ahaye incuruzi. Sibiri utikira cyangwa. Kandi wagira ngo karasabira. Ari munsi cyo mukora. Wagira ngo karasabiriza inzara yarakishe. Banjye ko mba mbabwira nabi umunsi wose bigendeye nzabona uko nkorara.
niko muko kubyutse uruka muri iki gitondo wabaye iki? Mama yamenye arwaye inzoka ahubwo no kujya kwa muganga. Ibyo byo no kujya kwa muganga pe. Umwana w'umukobwa ubyuka aruka mu gitondo koko. Ariko se undi mama kuki ukunda kubikira? Ntabwo ujya ushobora kugenda udashinze amano. Usibye no gushinga amano cyangwa kureba kubikira, ubu nabona urimo uraruka simpangayike. Ikindi cya kabiri nabona umwana niyo yaba ari ku muhanda nkamucaho narabyaye, simuhangayikire ngo menye impamvu ari kuruka cyangwa wowe menye impamvu eguteye kuruka muri kino gitondo. Mama nakubwiye ngo ndwaye inzoka no kujya kwa muganga. Ngo herekeze se tujyane kwa muganga. Sha reka nkubwire, uyu mwana wanjye yishwe na se, ibyo azanzanira nzabifatisha 6 pe. Baramutse neza. Baramutse amahoro. Ndi wowe kuzanye mikeya. ariko ko mufura mu gicuku cyagari muhabaye Nanjye ubaze nkubaze. Ase ubwo mwibagijeho ko ejo nizasubira ku ishuri. ibifura kare kose. Yo bari uzi ko subiye ku kanjye ubu subiye ku ishuri koko. Yaba we mbega ibibazo. Evo simbura amazi. ahubwo njye ndavoma ntabwo ndigera mesa rwose ntabwo ibintu byo kumesa nabivamo. mutangiye gusigana wabyaraho gatatu nticyabashobora. Ariko mwana wanjye arise gira ujye ku ishuri. Garisi yo meshe buri gihe nyine abashaka kumvunisha. Ariko nimugasi uremba ukuntu bamwasigana. Icyo wasigana ndaje mubyere wa gatatu. Maze ndori iki sekondere. Ego. None. Nawe usubifatira ako kanya. None zumwe. Oye bana banjye mujye mufatanya rwose. Kandi mwana wanjye arise nubwo ugiye kujya ku ishuri Imana izaguha umugisha kuko uranyubaha. Uranyubaha cyane rwose. Zagende wigutsinde. Undi se ugiye guhinga ahagana. Ana ngiye guhinga ahagana ese mwana wanjye. Evode mu kabandi. Evo zana isabune na omo we. Ese mufurishije omo yonyine ntago omo ubundi mufurishije isabune yonyine ntibyagenda. Ndetse umupira urabona waki. Ngiye gukora yambaye surprise. umwaka. Zari ndisuka bakize guhinga. Yego. Njyewe guhinga. Zari ndisuka. Ubwo surarize. Njyewe zari ndisuka. Komeruka ngenda. Kandi ndisuka ariko zari ndisuka. Ugasigara rwose wicaye mu rugo. Zari ndisuka umunsi ngiye guhinga. Aha urakoze cyane rwose. Ibi yawe geza riri yanjye. Ibi yanjye isuka. Ngaho mfashije ndaje. Sawa. Ngumubyizi. Urakoze umugabo mwiza. Papa wowe wazanye yawe nkagufurira. Furi yanjye ngiye gufasha nyako guhinga. Ngiye kumwera ko ntari umunebwe. Ajya yibwira ngo ngende umusonga rero. Nakera narahingaga. Yego. Dore. Yewe. Mbonye isuka ihari ari umujyojyo tugende byibura urajya untera urwenya mpinge rwose. Yewe untera urwenya cyangwa ndajya ngira gutya ugenda ukuramo utwatsi. Ako mareba ibyo mba nkubwira nkube vodari reba igihe namutumiye isabune n'amazi. Reba bano bana byaba byishinze ntabwo bazajya. Babyikemurira amaze kuba. Evode
Ikibazo Oui. afite amafaranga umushandiko wose none nayabuze. Wayabuze? Nta muntu waje aturyamye. Oya ntawe pe. Ko n'umukozi atarara muri iyi nzara ara hanze kandi nafunze. Nukuri. Mfungiye na shati ndabona wayifunze nabi. Ese ndaguha iki? Ariko nta muntu winjiye hano. Nukuri. Ntawe pe. Urebe neza uraza kuyabona. Ndakwishyura ikize kibazo ko nagomba guha amafaranga meza wari wambwiye. Urareba uko bigenza ariko nta muntu wageze mbere uraza kuyabona. Ariko nari mugora numvaga nshaka kurya agakoko nawe ariko ndabona utameze neza wagira ngo amazi yagushizemo. Ariko twagize ijoro rirerire. Yamuze se ntubizi. Twagize ijoro rirerire n'ukuri. Ubwo rero ndaza kukagura uraza kumpa amafaranga yo kwishyura. Mana we reka ngende. Genda rero ariko ugira umunsi mwiza. Nawe umushakishe ko nta kibazo. Yewe ugire byiza sheri. Ariko ngiye guhitana niryamira. Nanjye ndumva navunaguritse uzi ko twaryamye nka saa 10. Umeze ute? Naho rero ugira umunsi mwiza. Kibazo. Ngaho ugira umunsi mwiza. Sheri ugira umunsi mwiza uraza kumvugisha. Zanyobeye kibazo. Yes, urakoze. Hello? Nagira ngo usaza nimero nakubwiye ngo umpe. Wazibonye? Reka nshaka unandika. Okay. Yego. 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 Akoze cyane. Simo. Mbese mwiriwe? Yego. Acanzwe n'iki konzwe abacuruzi ubundi mwabagaho mwifashije nta kibazo mufite. Hano uragenda utekereza nkatwe abarimu. Byagenze bite? Ntabwo byoroshye ntabwo. Habaye ute? Ntabyo kiba umusore rwose nturakora nazindutse. Ntabwo nakurebaga rwose abana. Ukaba werekeje heza? Aho mvuye hirya ngaha ndatashye. Ariko ndabona habaye iki? Cecekera wa mubyeyi ntabyo uzi urabona ameze neza. Najyaga mbona ubundi uhora kubera amafaranga mbona uhora waka none ndabona waguye neza nk'imboga. Ntabwo ari igihe cyose umuntu abyuka ameze neza, hari igihe biba byanze. Yego. Uhabaye iki? Ariko se Simo, wanze ko tuvugana ku kibazo cyabariye abana? Nk'ureba dore iminsi 3 irabura ngo batangire ishuri. Ubu bazongera bagaruka bameze ko bari bameze koko? Mbara directrice tumvikanye. Ntabwo ari ubwa mbere nkubwiye ngo ikibazo cyabariye abana ukiriki. Ni wowe ugomba kukimenya hanyuma we cyangwa se ukakibwira kankindi mukakirangiza. Erega Simo, abana b'abahungu bageze muri rugero ntabwo arabo kuganira na nyina. Nabo erega buriya hari ibintu bimwe bibageraho batajya bamenya. Ari wowe ugomba kubibabwira. None nyina yabibwirwa n'iki? None se simujya mubibigisha? Uzabibigisha ariko nawe nk'umubyeyi erega bikurura ubucuti hagati yanyu. Umba ibyo by'ubucuti nta kibazo gihari cy'abana wewe bibigishe n'ubundi nicyo uhemberwa cyangwa umbwire ko bikunani. Hanyuma wowe ukaba warabyariye iki? Simfite nka nkindi nyina wabo azayibigisha. Hanyuma ndakubaza nyine ubyara abo bana wowe babyariye iki niba warumva gutazabasha kubarera neza? Inshingano bubahe uburere bakwiye. Inshingano zanjye rero directrice nuko bariye banyoye bize batagize ikibazo. Ntabwo ariho barebera uburere bw'umwana Simo. Ariko nta kundi nzakora ibyanye nk'umurezi ubwo wowe byawe byakunaniye nta kundi ngaho genda Imana nizamenya bari abana. Ngaho urabeho. Amafaranga warata simbona ugiye kuyamarira kwa kibasumba. Yewe naho birakugoye.
se uyu arashaka w'ikigo biragaragara ko noneho ibintu bigeze ahashimishije. Ni gafande. Nizere ko amakuru yose muyafite. Yes. Kandi icyo mugiye gukora murakizi. Ni gafande. Ndasaba kwitwara neza ku buryo iyo mugiye muri bitanga umusaruro. Yego. Okay. Amapingo wayateguye? Byose birahari. Sawa. Uragenda. nyuma y'ibihe hahishe byinshi ukuri none ntibigutesha ahazaza hawe kuko ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe hahishe byinshi nyuma y'ibihe waravukiye mu muryango mwiza ntiyari amahitamo yawe bifate nk'amahirwe utagomba kwitesha nyuma y'ibihe hahishe byinshi wowe wisanze mu muhanda udafite umuryango inshuti n'abavandimwe fata neza